Hi, we are God-given dancers. Welcome. Guys, welcome to our YouTube channel, which is called Nziza TV Show, and our TikTok is called God-given dancer. Ubu ngubu rero tuyokora ikiganiro kivuga ku hene ibyo nyine irusha inkoko. Wowe nimba ari cyo kumva. Umuntu aguhaye inkoko akaguha n'ihene kandi ashaka ko nyine ubyorora ukunguka kandi ukiri muto kavuga uti ndashaka kuzagera gute kuzatera imbere. Muri ibyo byombi ikiza yabaguhaye ni ikihe kandi wumva gifite umumaro? Je nahitamo inkoko. Gute ari inkoko? Kubera ko inkoko izana amagi kandi amagi atuma mba fresh. Ngirango mbyumva ibyo yarusha wenda habamo ibishoro kurusha ku munsi se yakoye. Sobarane ndango mbyumva Izabazungu. Bifite aho bitandukanye. Inkoko ari igihe inkoko itera ikagera igihe no guturaga. Habamo izindi nkoko nyinshi. Kandi ihene yaba yabyaye rimwe mu mwaka. Nakubaza noneho. Ari ihene n'inkoko ni iki gihenda ku isoko? Ni ihene. None urumva igifite ibishoro byinshi ari ikihe cyangwa akamaro iki cyane ni iki? Baje mubwira. Nubwo uri kuvuga nubwo ihene ari igura menshi ku isoko. Ariko ya nkoko imwe iba yateye amagi yayo ikayaturaga havamo inkoko nyinshi. Wagenda uzigurisha kandi yakikura kabiri ku y'amafaranga. Ntunganiye mugenzi wanjye nanjye nemeza neza ko ari inkoko. Mureke mbabwire. Abanyarwanda buriya cyase n'ahandi hano umuntu wakifuza kugura ibintu bihenze abenshi babirebera byandi bihendutse bivuze ngo inkoko zabone bakiriya kurusha ihene. Okay, nanjye ngabyumva ko inkoko ariyo yabona. Wari wajya wenda mu hantu nyine henshi utubari ukumva? Yego. Mu tubari ugenda bavuga ngo bafite brushette y'iki y'ihene. Cyeto wayisabye. Cyane noneho ku isoko ko urambwiye ngo bashaka nyine ngo ibintu bihendutse ibintu bihendutse ugiye kukigurisha n'ubundi ukigurisha nyine wowe mwumve twumvuge ko wenda haba hiyongereho ko ntago abarenze cyane. Iyo ugiye muri restaurant bakuzanira agakayi kanditsemo menu abarimo inkoko first of all. Chicken icya kabiri. Brushette zose haba ari zinka. Uke ko ihene nayo duha amata ariyo bita amahene. Hagataho kanashaka amahene wenda byumve ko se abantu benshi bakora none iyo bagiye kwibanda wenda ntaho twaze kuvuga kumwe ko wenda nayo kize abantu benshi bakunda amata y'inka. Mu bintu twavuze sibyo mu bintu bari kuduhitishamo ni inkoko ni ihene ntabwo twavuze ku mata y'inka. Turi kureba akamaro k'inkoko ni ihene. Urumva ihene noneho ikindi duha n'ibishingwe byo kugira ibishingwe ifumbire. Ihene ikindi kandi igira n'ibiciro binini ku isoko biruta iby'inkoko. Noneho utekereze ko niyo ibyaye muri iryo rimwe mu mwaka ibyara itungo rirenze rimwe. Se ikambabaza ihene kumva yibyaye muri rimwe nyine byara muri rimwe mu mwaka iyo ibyaye yego nkuko Karine yarabivuze ibyara umwana urenze kumva akuba nyamara kumubyara akaba aribwo hubwo Karine kwa kundi manzi yavuze ngo iduha amata akaba ari amata yiyongera ahubwo kumva nimba bateyanywa kube cyo umwana w'ihene ahubwo nawe yama umwana w'ihene se n'umuntu muri bamwe Karine rero mureke mbabwire pe nabyumvise none nanjye kankusobanurira inkoko sibyo ihene ishobora kuba igura ayo mafaranga menshi kurusha inkoko ariko none buriya inkoko nuko cyane ushobora nko korora wenda ko tugena natangije umushinga wo korora ihene n'inkoko imwe icyarimwe uretse ko iki kizororoka kenshi wenda nyuma y'imyaka 2 uje nanone gusura nyine umushinga wanjye wenda navuga ati nsigaye nororoka nuko uje kubundera uretse ko ari ibiki byabaye byinshi okay ndabyumva cyane kuko ni inkoko ariko muri iyo myaka 2 urukumva ihene izabibyaye kangahe nanjye ahubwo bigereranya wenda waguze inkoko ya 2 sibyo wenda guze n'ihene wenda ibiciro biziriho tuvuge wenda iri kuri 50 niko Michelle atubwiye tumve ko iyo hene izabibyaye wenda nk'abana nka 4 cyangwa 5 sibyo tekereze nyine uwo mwana w'ihene ukumva azaba ageze kurangana noneho utekereze ya nkoko waguze 2
izaba yabyaye wenda nk'imishwi nk'ingahe wenda 10 kandi agashwi gatoya kakiri hasi ntabwo kagomba kugura ugura bikizaba nyine kiri ku isoko cyane ari iki reka nanjye nkubaza aho kaba kari ku giciro cyo hasi tugusubize kuramo amafaranga ujya kubanguriza iyo hene utubwira ngo yareka ahubwo ari wembaza ari inkoko n'ihene ni iki kibyara umwana munini n'ihene rero mu gihe abo ngabo b'inkoko baba bari gukura ya hene yabyaye inuza hene umwana wayo munini nabwo nyine za zindi ziba ziri gukura n'ayandi yarakuze yarongeye kabyara udushwi twanjye mbona tuguriye potassium y'ibyo ariko dore mwirwa mujya kurya noneho ihene jewe nkanjye sibyo nayiguze amafaranga urumvira kugenda izamuka ariko nyine nagiye kuyibanguriza ikuyemo ayo mafaranga nyijyana ku gasozi ikarisha ariko ibyo biryo wowe uzaha inkoko uzajya kubigura kandi uzabigura amafaranga menshi kurusha ayo yaguze inkoko none rero ya hene niba yiba inkoko yawe nyine utekereze ko nayo bayiba bakayiba ariko ifi byose ni impanuka noneho turi kuvuga ku ya mafaranga uri kuvuga ngo nyine ni menshi 400 ntabwo ari menshi ugenda uyigura ibyo biryo uri kuyiha ariko nanone iragenda igakura amafaranga akagenda akiyongera kandi nako kundi iri kugenda ikura itera amagi ya magi tuzagerayo tuvana tuzajya kuko amagi atuma tugira ubuzima bwiza nanone amagi izajya kuyabikira hagera kubikira kuyabikira iyo umuntu agiye ku kazi mu gitondo anywa amata y'ihene cyangwa ateka akarenge ka special none sawa nkubaze urumva ni kihe cyayi wumva kiryoha kitari icyayi cy'amata mu karusa ntabwo iryoha iraryoha nunganiye mugenzi wanjye pe icyayi cy'amata kiranywebwa none banywa kofi irimo amata ariko kugira uzabone umuntu wakoze ngo icyayi ngajya gushyiramo amashunushunu n'amashunushunu abantu benshi bakoresha amata y'inka okay noneho reka twumve ko sibyo reka twumve ko ibintu turi kuvuga kubasobanurira ko ihene ifite agaciro kanini ku nkoko mutari kubyumva kambaho izindi ngero sibyo kuba nababwiye ngo urumva kuba nababwiye ngo amashunushunu avamo nido kandi iri ku biciro byo hejuru ntabwo ari uko bitariho nido ziva mu mashunushunu urumva urundi rugero rero mbabwira mwaye muzi ko se amashunushunu avamo n'imiti buriya ibintu inyigo nyinshi abantu bakunda guteka cyane cyane nko mu maresitora akize bakunda gukoresha ibintu by'imireti ibintu nyine birimo amagi ko amagi araryoha haba harimo n'intungamubiri nyinshi uzaceka no kwa muganga hari igihe bakubwira ati ujye urya amagi kugira ngo menshi wenda ari ikintu runaka ubura mu mubiri ko kwa muganga pe ndwaye indwara nyinshi ari n'igihe neza kujya babanika kujya nga amagi mabisi nyine nkayanywa icyo gihe nari nasara indwaye grippe nta muntu ndumva kwa muganga bambwira ati ukoresha imiti y'amashunushunu ibyo bintu birumvikana reka mbabaze mwibanze ku bintu biva muri izo nyamaswa ebyiri turi kuvugaho siko ariko ntimwibanze ku ubwayo ntimwayibanzeho mwibanze ku magi mwibanga ku mashunushunu gusa ntimwibanze ku mpu zabo kuko ihene ni imwe mu nyamaswa uruhu rwayo barukuramo ibintu byinshi ariko wari wabona ahantu bafashe amababi y'inkoko bayadodamo byibuza umwenda ikindi ngo bayakora mu masakoshi ni uko utarabibona nyine ubwo wagumye ntunganire ibiciro ko mbabwira hari igihe icyo gihe nagiye mugira hari ingofero ukuntu nyine bakora amagofero nk'aya cyane cyane y'abasaza nyine bakoresha iyo bagiye mu isaba y'urugara bagashyira ibaba ndetse nyine hari imyenda myinshi igezweho bakoresha mo design z'amababa ukambwira ko ari ibaba ry'inkoko ari n'ifoto nigeze kubona nimba ari inyambaro yagiye muri studio sinzibuka bamwambitse ibintu bimeze nk'amababa ari nibyo biba biriho abanditseho nta muntu wabona abapapuro ngo turebera reka tubikore gutya kuko numva mutari kubyumva ibintu turi kubasobanurira
dukora imibare sibyo ari inkoko yawe wayikuye ku isoko igura ngahe 2 sibyo no inkoko yawe uyikuye ku isoko urumva igura 2 cyangwa 2,500 siza kenshi zikunda kugura ariko mbwira inkoko wajya nako mbwira ihene wajya gusanga ku isoko igura 2,500 cyangwa 2 nikubwira se nitaravuka niyo interavuga nyine wose urumvira wayigurisha mureka nunganire n'amakarine nkumva ngusubize inkoko yacu yabyibushye ifite amaguru y'umuhondo buriya abantu bakunda inkoko ngo zifite amaguru y'umuhondo nizo ziryoha cyane ni nazo mu maresitora iyo bagiye kugura kenshi bagenderaho ubwo rero mureka mbabwire oya ntabwo ubu inzoga nizo zigiye kwanjye muri kumwe ntabwo nzi kuzumva neza dore ko cyane kuzumva neza mbwira uburyo ubwo buryo uri kumenya ngo mu maresitora iki n'iki kandi ugera mu maresitora kandi utekereze ko niyo mu maresitora uri kumva iyo ugiye ukavuga ngo iyo nyama y'ihene iyo urusha agaciro iyo nyama y'inkoko urabizi neza akaguru k'ihene sibyo akaguru k'ihene ugiye ukamwa muri resitora sibyo makaguru k'ihene uretse ko akaguru konyine kamwe katajya kandi kakabiri kakangana nayo nkoko wakuze mureka mbabwire Karina arabize bamujyana ko ajyayo oya buretse mureka mbabwire buretse umusobanuro ibintu dushaka kuvuga pe ya hene irahenze kurusha ya nkoko yacu ariko umubare w'abantu bari totali basaba inkoko uri hejuru wasaba ihene ukuriye wenda haje izuba ryinshi ari izuba umva rimwe ryinshi bwa bwatsi bwakuma bwa ya hene uri kumva ko kundi igenda ibura ibyo kurya yagenda inanuka kandi n'amafaranga yo kumanuka ariko ya hene byo biryo n'ubundi bihora bihaye ya nkoko bya biciro byabiye hakiyongera igiceri cy'ijana ariko ya nkoko yakomeza ikabyibuha ukagenda iyo amafaranga akomeza akiyongera y'inkoko ariko ay'ihene yo akamanuka ukuriye wenda haje izuba ryinshi ari izuba umva rimwe ryinshi bwa bwatsi bwakuma bwa ya hene uri kumva ko kundi igenda ibura ibyo kurya yagenda inanuka kandi n'amafaranga yo kumanuka ariko ya hene byo biryo n'ubundi bihora bihaye ya nkoko bya biciro byabiye hakiyongera igiceri cy'ijana ariko ya nkoko yakomeza ikabyibuha ukagenda iyo amafaranga akomeza akiyongera y'inkoko ariko ay'ihene yo akamanuka ibyo bintu birumvikana ariko nubwo yagabanuka sibyo iguma irusha igiciro inkoko igiye ku isoko iyo hene ihene yaguze wenda tuvuge ko ihene yaguze 50 sibyo uyimaranye ukwezi cyangwa amezi wenda tuvuge 5 kwezi ni gute n'inkoko yawe uyimaranye amezi 5 ubijyanye ku isoko sibyo ntidushyiremo imishwi cyangwa n'abana b'ihene sibyo ni iki cyarusha ikindi giciro ikiro kimwe cy'inkoko kigura ngaho 2,000 tubigenza gutyo simbizi ko ari inyama bayibazi ikiro kimwe nyine muri busheri tu none ikiro kimwe bitamagana tuvuge ko iyo nkoko yawe bayibaze ari imwe sibyo yavamo ikiro kimwe 7,000 sibyo none tuvuge ko ya hene yacu naguze 5,000 maranya amezi 5 ngiye kuyibaga nakuramo ibiro bingahe sibyo inkoko se wewe wabona inkoko babaga tuvuge ko nayikuramo ya beretse ka tutarandogoye tuvuge ko nayikuramo nk'ibiro nka 3 cyangwa 4 sibyo inyama ku isoko bishoko ari 7 izi hene bwo biziri mu wenda muri wenda oya reka zirimo muri 6 birindwi bakatugira 500 okay 5 okay niba 5 sibyo tuvuge nari 5 kanyemere ngatekereza ihene yanjye niyo iyo hene yanjye iyo nkoko yawe wakuyemo ikiro kimwe ukayigurisha 7 ni ihene yanjye nayokesha brushette imwe nkagenda nyigurisha brushette ni cyabi ngatekereza amafaranga yava agasenda wowe kagura ngaho inkoko ariko wibuke ko ugiye kugura inkoko utabariramo agasenda baboye ntabwo bakabayamo kuko kaba kumwe n'inkoko ariko mu biciro niba kabara wapi reka babarimo mubwire n'impamvu wenda tuvuge ko iyo nkoko yawe yahendeshejwe n'agasenda buboye ariko iyo hene yanjye nzakuramo nk'ibiro urumva wowe wakuyemo ikiro kimwe cy'inkoko yawe ariko iyo hene yanjye nzakuramo nk'ibiro nka 5 urumva cyangwa ibiro wenda tuvuge wenda 4 tubigire bikeya sibyo ariko utekese brushette nzakuramo cyangwa ibyo biro noneho utekereze niba ndi gukuraho mureke mbabwire nanone ari ikintu nshobora kuvuga nimba sibyo inkoko igiye guturaga utwana 15 icyarimwe yego
wowe yahene yawe nimba ari ukubyara sinzi ukuntu babyitangiye gupfa kuvuga ikabyara abana wenda katuge babiri sibyo mu gihe kingana gute ihene ibyaye babiri mu mwaka umwe iyanjye wenda ya nkoko yanjye wenda ko tubare mu kwezi ituraze s'ubusangatunga 15 nakatuka nkoko ya hene yawe izajya kubyara abana babiri sibyo nyuma y'umwaka za nkoko zanjye zo ubwazo zarakuze noneho ikibyara sibyo ya hene yawe nibyara kuko twagiye ku isoko ndape inkoko yanjye ibiciro byayo biri hasi kurusha iby'ihene ariko ihene ebyiri nuzigurisha nkagurisha za nkoko zanjye 15 urumva ko inkoko zabaye nyinshi noneho kurusha ihene byanga byakunda zavamo amafaranga menshi kurusha y'ihene sinzi nimba iki kintu muri kucyumva iyo nkoko yawe ukwezi kumwe angahe harya warumbwiye abana bangahe 15 noneho inka ihene yanjye ukumva yego mu mwaka shaba barenga ari benshi ndabyemera abana b'inkoko sibyo ari benshi ariko utekereze ko iyo ihene yanjye izabyara mu mwaka tuvuge ko byose tubibarura umwaka sibyo iyo hene yawe ukwezi kumwe iyo nkoko yawe ukwezi kumwe izaturaga sibyo ukundi turage paka umwaka ushize havemo utwana twinshi noneho iyo nkoko yanjye iyo hene yanjye izabyara abana babiri sibyo zaba bafitemo man ibiciro biri hejuru kurusha bya nkoko niyo twajya ku isoko nkambwira ihene utwana tw'ihene tugiye tubara wenda inkoko buri kwezi ibyara abana sibyo tubyara utwana twinshi wenda nk'utwara nk'icumi cyangwa dutanu biterwa n'ukuntu iyo nyine iyo nkoko yariye oya buretse nanjye ibintu nanjye navuze ntabwo wasobanukiwe neza navuze sibyo okay pendi kubyumva wari uracyabaye cya giciro ya bya 50 waguze yayi kandi abana nibwo bakivuka niba barakura kandi za nkoko zanjye zo zavutse wenda mu kwezi kwa mbere katuvuka amezi angahe 10 kumwe zabashizemo zizaba zaratamiye zarareze zaranyweye amazi zaragize proteine vitamine byose buri munsi inkoko sitera igira imwe reba iminsi 335 yose genda buri kwezi reka tuvuge ko wenda buri kwezi yagiye itora amagi 15 abo ni abana 15 ubwo fata 15 kuba 12 15 kuba 12 uko bari arangaye yaba kandi inkoko ishize ukwezi irya neza yaribwa kandi yanagurishwa amafaranga menshi ukumva inkoko burazi ibintu bya mbere nzi nanjye zibuha vuba binakura vuba mu gihe cyihuse okay nanjye birumvikana ibyo bintu muri kuvuga pe ndanabyumva cyane ko muri uwo mwaka zaba zarabyibushye n'izindi zirimo ziraturaga sibyo ariko wumve ko iyo hene yanjye tuvuge umwana umwe w'ihene yangana n'ibiciro ugiye kuyigura ku isoko urumva ndatekereza ko yabivungana n'ibiciro by'inkoko zawe geshana reka baze mwibaruko sibyo ihene yanjye ihene imwe sibyo ahubwo cyawe yenda nibeshye ngana n'inkoko zawe 10 okay ngana inkoko 10 zingana n'ihene imwe sibyo n'indi hene imwe ikangana n'izindi 10 mu mwaka wose basigaye izindi nkoko nyinshi ndukuramo izo 20 none nazo zindi zisigaye nazo ngiye kuzigurisha none wowe nta kintu ugifite cyo kugurisha naye amafaranga nzeho urumva rero ndazahungutse cyane just is me. High fives! We are God-given dancers! Welcome! Fans, mweka tubabwire rero ubu ngubu tumaze gukora ikiganiro wowe uramutse aricyo wumvishe nyine ushobora kuduha igitekerezo hagati y'ihene n'inkoko kirenze jya muri comment ukizana ibishoro byinshi kandi ikindi kuri YouTube twitwa Nziza TV show TikTok ni God Given Dancer mujye muri follow subscribe share like ndetse n'ibindi byose turabakunda cyane kandi ikindi uramutse ari icyifuzo ufite cyangwa se inyunganizi ubyandika muri comment tuzagusubiza.